Reka ngusuhuze wowe udukurikiye ku Ntsinzi ya Yesu TV, amahoro n'imigisha narushaho kubana nawe. Uyu munsi tugiye kugezaho urutonde rw'ibintu 10 bigiye kuba kuri Kagarara kuva uyu munsi kugeza ashaje. Ndabizi neza ko afite igihe gitoya kuko nta myaka 300 azamara, ariko nanone urabitegereje kugira ngo wumve ikintu, gusa biratangaje numva icya gatanu. Uyu munsi rero icyo udatekereza nicyo kizaba, kandi icyo abantu benshi bamwifuzaho si cyo bazabona, gusa icyo badashaka nicyo kizaba kurusha ikindi. Aho ushaka ko atazagera niho azagera, kandi ndabizi neza ko abamujigirirwa n'abamushinyikira amenyo ni benshi, ariko Imana yo iramurinze. Njye ndi uwo ndi we. Iyi ni Intsinzi ya Yesu TV. Ikintu cya mbere kigiye kuba kuri Kagarara cyangwa se Ashton Hall, cyangwa se reka duhere ku cya 10. Icya 10, Ashton Hall agiye gupangirwa umugambi wo kuba yazashyingirwa umukobwa cyangwa se umukunzi we adashaka, ku buryo atazaba yigizemo uruhare, ku buryo itsinda ry'abitwa inshuti ze aribo bantu bazabigiramo uruhare mbere, ariko nabo ntabwo bazaba babizi kuko bazaba bazi neza ko aribwo agiye gutrendinga kurushaho. Gusa ntabwo bizamugwa neza ko azajya yicara mu cyumba babare, ibyo azaba atunze byose azajya ariraganye. Umunsi azaba atarahishuriwe iryo banga ngo arigendere kure, abashe kuba yava muri uwo mutego. Icya 9, umunsi umwe azaba abyutse atekereza gukora ikintu, nagera mu nzira ahuriyemo n'umujyanama. Umujyanama we nta kindi azakora, azamubwira ibintu byinshi agomba gukora, ariko mbere yo kubihitamo azabanza abaze manager we cyangwa se uwo wita photographe cyangwa se umufatira amashusho, nawe azabwira ko nta gisubizo afite kuri ibyo, ari we ugomba kubyifatiraho umwanzuro. Nibucya azaba yabuze icyo yafata n'icyo yareka, azongera afate telefone yandikira uwo muntu amubaza ibyo ari byo, ariko nyamara kubimubaza azamwihorera. Namara kugera kuri urwo rwego azajya arara ataryamye yibaza ese ibi bintu mbikore cyangwa mbireke. Gusa manager we azajya yanga kubishyiramo imbaraga kugira ngo ejo atazica izina rye bikamubarwaho. Icyo ni icya 9. Icya 8, agiye kuzafata urugendo rwa kure. Mbere yo gufata indege arwara umutwe, nyamara namara kurwara umutwe natanywa amazi menshi ngo abanze ashire impumu, abanze asenge, urwo rugendo azaba yaruhomberamo. Nyamara ashobora kuzataha ari muzima, icyo azaba yahombye niwe ukizi. Azajya abitekereza yibuke niba yarazaba yumvise iri jwi, azajya asanga narabimubwiye. Icyakora nagera mu nzu azararamo, azasenge kugira ngo azaryoherwe n'ubuzima, kuko iyo nzu nta kibi kizaba kiyirimo, ahubwo ari ubwoba bw'ubusa azaba yifitemo. Azaba atekereza ko nagera mu Rwanda abantu benshi bazamugambanira hatewe n'urwego azaba agezeho, nyamara ibyo ntacyo bizamutwara kuko azaba ari inzu. Uyu mwana mutoya w'imyaka 25 isaga 26 yagiriwe umugisha wo kuzamuka avajwemo n'umuherwe, nyamara uwo ntabwo yari yarabipanze, nta nubwo yari azi icyo azamugezaho. Umunsi umwe azabyuka amuhamagare, amwifurize ineza n'amahoro, amubwire ibyiza byose agomba kugeraho, nyamara ibyo byose bizakorwa kuri konti ye ya Instagram. Namara kumwandikira ijambo rimwe, abantu benshi bazahera ko babyandikeho, abazimu benshi babyuririreho. Uwo munsi azatangira kugambanirwa by'urudaca, uwo munsi azatangira gutegwa bitagaragara, nyamara we najya yicara muri we azajya yumva afite ubwoba bukabije, ariko nyamara nahumure ntacyo azaba, kuko ibyo byose bizaba ari imyambi y'umwanzi, nta kizamushobora. Ariko se uwo ndi kuvuga uramuzi? Ashton Hall, Ashton Small, uwo ni Kagarara. Icya 6, abo byitaba inshuti z'amagara bo mu muryango we wa bugufi bagiye kujya batangira bamusura, bamubwire ko ari we mwana mwiza babonye, babwire ko ari we bategerejeho ubufasha, nyamara nyuma bazamushyira ku karubanda bamutuke, batangira babwire ko nta n'icyo yamaze, ko ibyo bazamutezeho batazaba babibonye, kuko nawe agiye kurushaho guhumuka amaso, amaze kubona imitego myinshi azaba amaze gucamo. Azajya abona umuntu uwo ari we wese ntamushire amakenga, tangire kumva ko azamugambanira, tangire kugendera kure n'abo yita inshuti ze. Icyakora benshi bazavuga ko ari ukubicaho, nyamara we azaba yumva ko ari ukugira ngo arebe ko bwacya kabiri. Icyo ni icya 6. Icya 5,
Uyu mugabo yazamutse bidatekerejweho ko bita Sabrine w'inshuti ye, nawe ubwe ajya yitekerezaho akitekerezaho akitekerezaho, azagera aho amugarukire aze amwibazeho, atekereze agume hirya no hino, nyamara ibigwana umutima we ntabwo azabibwira Kagarara, ariko uwo mutima we azaba ari kumva yamugira umusheri. Ese uracyumvishe? Aza yumva ko yamugira umusheri. Icyo gihe nawe ubwo azaba yiriye abone ko akuze rwose, nyamara nareba ahantu yagejeje Kagarara, asange ko hari inkunga yagakwiye kumuha, irimo kumwambika impeta no kumubwira ijambo ryiza rikwiriye, nyamara iryo Aston Small azaba yarabirenzeho, cyane ko n'uwo mutima we birwaniramo, ariko akaba nta gisubizo yabona. Atinya ko ntacyo yakora kugira ngo isi itamwokamaho, agahindura amagambo n'izindi mvugo, ariko nyamara Sabrine aramukunda. Tegereza. Icya kane, agiye kuzabyuka rimwe atekereza icyo yakora, afata akantu gato katagaragara kagira viyuzi zirusha iza mbere. Tekereza izo yagize nyinshi ni zingahe? Uwo munsi kazazirusha. Azabyuka yamamare rwose, arenga no ku rwego wari umuziho, abaminisitiri bamwe na bamwe bazamwubaha kuko aza ari ukubahwa, azaba ageze kure bishoboka, ariko aho ngaho azaba ageze natitonda igihe cyo cyo gupfa kizaba cyegereje. Icya gatatu, abantu benshi bagiye kujya bareba Kagarara, bahindura izina rye ritandukanye n'iryari mu bitabo, uwo bajya kuvuga nyamara ari mugufi, bazajya babona ari umuntu muremure ukomeye cyangwa se ukabije, nibatangira kumwibazaho bumve ko babona imigisha ari uko bamusuhujije, batangire kubona ko abakontenti kireta b'iki gihe ari we batangira kunyuzaho ubutumwa kugira ngo abe yabafasha. Icyakora uwo azakora hazagira umugisha, uwo azanga nawe azagira umugisha, nubwo azaba awugize gutuzuye nawo uzamuhahira. Hari umunsi umwe azabyuka abwira umuntu rimwe, bumvikane ko amubwiye nabi nyamara amucyashe, uwo munsi uwo muntu azabyuka ari icyamamare, nyamara Kagarara ari we wabigizemo uruhare. Icya kabiri, ibyo udatekereza ko azatunga agiye kuzabibona, ariko nyamara mbere y'uko mubimenya azabanza ahuremo n'ibihombo byinshi byinshi, ariko we ntuzabimenya, bizaba bizwi nawe gusa. Icyaba akibuka iyi videwo hazaciyemo imyaka myinshi, icyakora izaba ari nk'itanu, ariko icyo gihe njye nkubwira bizaba risobanuye mu mubiri we cyangwa se mu munwa we cyangwa se mu mutwe we, ariko icyo gihe bizaba ari ibicika. Icyo utamutekerezaho nicyo azaba cyo, icyo udashaka kumva nicyo uzumva, icyo udashaka kubona nicyo uzabona. Abanzi bazara ari benshi, bazajiginwa, azaba atangiye gutera intambwe aho Kagame yavuze, hamwe ni kuri table d'honneur. Aho ari ubu azaba akubye inshuro ibihumbi, icyo afite azaba agikubye inshuro ibihumbi, inzu yifuza ko azabamo azaba yikubye inshuro igihumbi ubwiza, aho wumva ko mutajyana uyu munsi azaba ari uwo wifuza ko mwajyana, ariko nyamara nta bushobozi uzaba ufite bwo kubwira ngo ntitujyaneyo, ariko icyo gihe imitego myinshi izaba imuzengurutse, kuko natitonda azapfiramo. Icya mbere, Ashton Hall agiye kumufata nk'imari, nk'iturufu irenze uko ubitekereza. We noneho azajya amureba yumve ko ariyo mari afite, yumve ko ubutunzi bwe ataburamo Kagarara ngo yishime, cyangwa se uwo yita Ashton Hall ntajya aryama mutekerezeho, gifuti za buri munsi zizamugeraho. Ibyo mubona ni bikeya, kandi amaso yanyu ibyo areba ni bike, ibyo amatwi yanyu yumva ni bike, ibyo Ashton Hall atekereza mwebwe mutekereza ni bike, gusa bizarengaho, ndetse nawe niyitwara neza ntamwishengureho azamubonaho, ndetse kugeza ubwo azashaka kumuhereza n'impano ya Flyjet. Mvuze ngo iki? Ya Flyjet. Icyakora ntekerejeho gato, ese koko ibi bizaba cyangwa ni amarangamutima yanjye? Ubu bifate nk'ubuhanuzi, nibusohora uzanyandikire, kandi nta mahirwe mfite yuko butazasohora, kuko ibi byose bizamugeraho. Iyi ni Intsinzi ya Yesu TV.